Ndabahaye ikaze nanone kuri channel yacu. Nk'uko mujya mubimbaza mukagira ibintu mumbaza, uyu munsi rero nashatse kutabasubiza ibivuye mu mutwe wanjye, ahubwo mbajije ChatGPT. Urumva uwitwa reka nako tureka kumuvuga, yarambajije ngo ese niki wakorera umugabo mu gihe yarakaye cyangwa se wamurakaje, umugabo nyine bikamuhindurira mood yiwe akaba yakwishima. Muri make n'iki wakorera umugabo wawe wamurakaje, n'icyo wamukorera ngo yishime. Rero kugira ngo niharire ibitekerezo nabajije ChatGPT. Reba ibintu byose duhaye. Aha, angalia. Hari ibintu byinshi. Icya mbere yaravuze ngo musabe imbabazi n'umutima wawe wose, muganirize utuje, umureba mu maso, umubwira ati mbabarira, nzi ko nakosheje pe, kandi ndababajwe, mpangayikishijwe nabyo, mbabarira ni ukuri mugabo mwiza, musabye imbabazi. Number 2, mutega amatwi. Iyo warakaje umugabo, mutega amatwi, reka nyine akubwira amakosa yawe yose. Cisha make aho kugira ngo wumve avuga ngo nako nawe umuvugiremo ngo iki n'iki, oya, mutega amatwi. Numara kumutega amatwi, umureka avuge uko abyumva, utamuca mu ijambo, kandi nanone ntugaragaze yuko wirwanyeho cyane, oya, ko uri kwiregura cyane, oya, ahubwo mwumve impamvu yababaye, icyamubabaje ucyumve. 3, mukorera ikintu amenyereye ko akunda. Umuntu ukunda ubuze ikintu akunda. Niba ari ifunguro runaka, urimukorere, kora isuku neza mu nzu, utegura intebe, usase neza, uhindura amashuka, wihumuze, nawe wikorera isuku, hanyuma aze kuza mu rugo abona ko hari impinduka. 4, mwereke urukundo n'ubwuzu. Hello, umuvugishe neza, umusuhuze muri message, umubwire ko umukumbuye, ikintu nk'icyo. Ikintu gito kimutunguye, mutegurira impano, umugurire akabombo k'icumi se cyangwa agashikarete cyangwa utuntu runaka bitewe n'ubushobozi bwaba buhari. Hanyuma niba munakunda gusenga, wamusengera, mwasengera hamwe, musaba imbabazi mu isengesho, ukabisaba n'Imana ko yabababarira. Ndikumva ari ibyo. Hanyuma se mu gihe uzisabye imbabazi, ako kino ni njya ukihimbiye, mu gihe usabye imbabazi, wakoze turiya twose, wafashe mama ariko nakubabarire, hakorwa iki? Katwumva icyo chat iri budusubize. Mbibutsa ko umugabo ni nk'umwana muto, ikintu cyose wamukorera yakwishima mu gihe agukunda, ariko atagukunda my dear. Yego birashoboka ko wamukorera ibintu byose nyine ntiyishime, chat nayo ibibizi, niyishime, ariko noneho hari ibintu ushobora gukora mu gihe yanze kukubabarira, nyine yakomeje kurakara. Ikintu cya mbere, muretse gatoya, umuhe akanya abe yitekerezaho, nyine umwihorere, ureba, umuha akanya, nyine ibye byose bishyire ku murongo, abanza bitekerezeho neza. 2, komeza kwitwara neza, utamuhatira, nyine utavuga ati uribuka ko nagusabye imbabazi, sinawe zigusabye kweri, kuki utambabarira, nyine ukabivugana umushiha, still nyine umutoteza, oya, umuretse. 3, menya ko kutakubabarira vuba bidasobanuye ko atagukunda. Hari ukuntu umuntu atakubabarira ukibwira ko yenda yakwanze iki n'iki, ariko nyine turabona ko itubwiye ngo ntabwo bimininga yuko yakwanze, kuko hari abagabo batinda kubabarira, bababarira ku mitima, cyangwa se hakabaho n'abandi baba bagutegereje ko ubabona ko wahindutse.
ikindi gerageza kongera kuganira nyuma y'igihe gito. Ushobora kuvuga uti sinshaka ko twakomeza kuba mu makimbirane, niteguye kumva no gukosora aho nakosheje. wawe dore ko nyine kumubwira ati pe nakosheje, mbabarira, niteguye kukumva, niteguye nyine gukosora aho nakosheje, kano kantu ndagakunze. Menya naho wagarukira. Niba wanze, niba wamaze gusaba imbabazi, umva wabikoze pe, ukabona nta kigenda, ukabona byanze, ukabona ntago akubabariye, irekerere. Wikwishinza amakosa nk'ibintu byose byangize, wumve ko isi yakuguye hejuru, wumve ko byacitse. Iturize. Umubano mwiza wubakwa n'abantu bombi, wubakwa n'umugabo, wubakwa n'umugore. Umubano mwiza wubakwa n'abahuje, n'abasangiye igikorwa barimo, niba ari icy'urukundo, niba ari icyo kubara, niba ari n'icyo. Yego, murakoze rero.